bwa Merci nahaguruke yanjye Yaje araha isona yaje gukira abikunda kubona cyewe n'abandi buriya ari n'abandi adasa kuza akayisubira ikigo kwicara nawe wivuze adasa kuza agarare na Merci na konsara nawe kugira wavuka nawe tuye kuvuga bamurange Você vê? Ale, Cato, Museveni, você foi no site meio maluco. Você não usava que usava eu quero botar de novo. Não vamos deixar. Olha só, agora eu também chamei. Eu turaza gusekwa tumaze gukora dukeneye kumva ijambo turaganira turakora makumyabiri kugira ngo Antoine Kayisire ateye inshuti ndamukunda nawe arakunda araza kubihana n'ingoma nawe no kubihana missionaire kile karibu akumbuye nari maze ukwezi n'igice muri Nairobi nivuga gute urukurikirana gufata ukwezi n'igice ugafata umugore mukagenda nivuga gutumwa mwasize umwana w'umwaka umwe ndashima Imana sinzi ngo mbiyemere ko hari abagiye mu butayu hari abagiye kure ariko ndashima ko yangize Imana yaducunga ikindi ndashima hiyo umukurikirana bwa hiyo hiyo bikaba kandi Imana yakuye namwe mugihe ubwoba niyo rwakadogo baragiye turakorera ba anje twara abuye Diane wahiriye bavuganye gutaha ariko mugihe Imana ari imbaraga rero mukomere kandi turi nawe mutambuka bayumve nitumara Ferdinand n'ishyura umwanya ariko amakosa atari benshi imwe mu kuba kenshi bita amakosa Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana cyane babigiye neza ntabwo washatse ngo bangure nanze kuza ntabwo nariba ntabwo namwe mutarashatse cyane rero turi mu kwezi kwa gatanu kandi uyu mwaka igihe kinini nari mu umuyobozi w'abana ariko kamaze bazi ikibazo cy'amatsiko umuntu twagiye twandikirana ndagira ngo murebe mubwire ikintu kimwe bigaragaza rero twandikirana
hari igihe usanga abantu perezida n'igihugu ya perezida bakomeye ukaba warangiranyaga n'undi muntu hanyuma bakaza kubwira ngo perezida kwakire bo icya mbere ni umuyobozi wa gahunda avuga ngo bazongera abantu bihe rwose iyo bimuna ntiyaramura sinzi aho abantu bakura ngo inshingano nyinshi buri gihe nta nshingano ufite umeze nk'umumotari utagira moto aho ubonye mataro ubwo rero iyo abantu bantumiye ndarubonye ubwo baba bandobesheje hanyuma baravuga ngo kuri kimwe ubwira n'ubu dusohotse inyinshi uraza muri ibyo nakwandikira yanjye rwose uzanyandikira nikuye washaka ko duhurira mu rugo washaka ko duhurira muri kafe bakugura ikawa uzihitire ubwo sinkoroheje niwe uzihitira ntashaka kumenya aho ntuye zamurangira aho ntuye kuri kaburimbo ntabwo we kwamenya rwose ntashaka ko duhurira kuri kafe ahantu aho ntuye naho zirahari zirahagije ari nyinshi zamura duhuriye kuri kane kuzamuka cyangwa se ngo so ibi ikibazo ndagikemuye ibyo bifuzaga nabihawe kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana si butinde yakwego abasaza n'abanyamahanga ubundi kwiga kubwiriza hari ikintu umwarimu yatubujije yatubwiye ngo nubwiriza abantu ari muri feti nko mu kurangire seri babonye diporome babyaye bakoze aniveriseri igihe bamaze babana hari umuntu wabonye poromosiyo yewe no mu kiciro tuvuye ngo iminota 20 ibihagije kuko abantu ntabwo baba baje mu giterane uyu munsi rero muri aho tugeze ntabwo twaje mu giterane twaje muri konseri na konseri nayo ifite teretoma imwe niya feti ntabwo bigisha amagambo makeya ariko ntabwo bigisha amasaha kuko hari ikintu kimwe nshaka kubigisha nabonyemo abamama ntabwo arimo abenshi uri mu mama wese ndabizi neza ngo umupastori wewe wa Kristo igihe kirekire iyo bigeze saa moya n'igice umutima w'umumama wongeze umutima ubishaka utabishaka niko abamama bakuze imeze yatuma saa moya n'igice kuvuga mu mutima we arakayogera akavuga ngo madamu wagombye kuba uri mu rugo siko bimeze ubabona abapasitori bari mu muzabyi urahita ko kwihorere ntacyo nibuka buriya hari abagabo bamwe bajya banga ubutumwa bwiza kubera ibyo dukora akabura umugore we saa moya n'igice umugore we ntawe uhari iyo wari ugomba gusonga nawe atakuba umugore wanjye yagiye hanyuma akaza gutaha n'akihangana kuko azaba wagiye arikubuga rukatubundi ku bwanjye saa moya n'igice saa mbiri ko kwitaya ngo bakorerwa iyo muzagire urabwira ibyo nakuye muri experience zo kumusha amareka mwanyuma ninjire mu nyigisho burya ibintu bimwe mbabwira ntabwo ari ibintu by'uburebure abana kugira ngo bakubere mu by'abantu babanebwe ubundi umurimo w'Imana umurimo w'Imana ukorerwa ku isi kandi umurimo w'Imana ukorerwa ku isi ugomba kumenya ko abantu bose batawurimo nabo urimo n'ababwirwa kimwe rero utangira amasengesho y'iminsi 40 buri mugoroba turi ku rusengero umugabo ahagaze umugore n'umugore mubwiza ukuri rwoma twega turabasore b'abana kandi banazi ko ariyo mihigo bamwita ibintu bya 20 byabagamo bati muzasinga iminsi 20 urambwira ko uzamara iminsi 20 mutajya abayisilamu ati buri mugoroba muri ku rusengero ati mubwiza ukuri nowe ati niba umugabo wawe iminsi 40 sikwemereye kuzagisenga baraza nambwira ati rero umugabo wanjye we ntabwo ari umwandikari cyambwiye rwose ngo 40 simisenge nibagirwa kuko ngo niyemeza guhitamo 40 ngo nzayisenge ntayo wacu nawe barakwirukanye ati nanjye ndakwiruka sinzakubone hano n'umunsi n'umwe nawe kugira ngo ugire urugo rubi baseza amasengesho y'iminsi 40 wagira urugo rwiza usengera kuko dufite na YouTube uyikurikira online
nakubwira ati niyo online uzayire imubwire ngo pastor yambwiye ngo aho kugira ngo ngire urugo rwiza ujya gusenga nabi urugo nagiye gusenga nagira urugo rwiza asengera mu rugo atavuye mu rwatiro cy'ubwije pastor wacu atekereza nawe ugiye kugwira iki yambwiye ngo 40 gusa kuri izo kondisiyo ntazambone ku rusengero aho kugira ngo ngire urugo rubi ntareka gusenga pastor wacu niwe wakubwira ibintu udati niwe wakubwira ibintu pastor twari wakubwira ibintu udati kino none muhaye gusa 40 uzayisenga none wakuzaga gusenga arakudakorera atubo ubwo pastori wa yumva ubwiza bw'urugo rwanjye abufite ku mutima izi neza yuko n'ubundi ntabwo azasengera ujya gusenga rero babwira iki ujye mwiga kwiga wo mu bantu nibigeze iki umenye yuko hari abandi mu bana batabyishimira iyo utizera n'abana namwe iki basigaye kugira ngo bana bakuru rwabayirara mu kintu ngenda shaka abakuru bose bafite umurongo badafite izina riri haba ku ishuri haba mu rugo haba no mu kazi aho batatu ku ishuri abakuru baratsindwa ngo bagiye gusenga mu rugo ugasanga abandi barayinubira kubera gutaha amajoro ya saa 4 saa 5 saa 6 urugo rutari rwabo ujye mu byikorera ibyo babwira nishaka uburokore ufite ubuhamya ikintu gifate abashumba muri wana mu bifate abayobozi b'amakorali mu bifate turashaka uburokore umurimo w'Imana ufite ubuhamya nawe ugiye usha ubuhamya bwo mu ukica ubuhamya bwo ku ishuri ukica ubuhamya bwo mu kazi n'ubundi ntabwo uri ufite umwana kandi ikirere uzakubeshya yuko umurimo w'Imana uraha ukica ubuhamya bwo mu rugo ukica ubuhamya bwo mu kazi ukica ubuhamya bwo ku ishuri azaba yarakushutse uzabyicuza nyuma Imana ikubwira ariko we ntabwo bisigeze kutegeka ujye muri ibikoresho iyo mpamvu ugiye gukoresheje neza kugira ngo ibyo navuze abamama mwese mutahe abagabo bababone ko babwira ngo pastor yatubwiye ngo tujye dutandukane tubiteho amen rero izo ni inshingano Porque tu